Iyi ni Soccer 21 channel ibagezaho inkuru z'umupira w'amaguru twibanda mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse tujya mu mahanga, tujya i Burayi ndetse no muri Afrika. Uyu munsi rero tukaba twabazaniye, ariko mbere yo kubabwira icyo twabazaniye bakunzi ba Soccer 21, reka tubashishikarize gukanda subscribe kugira ngo muzajye muhora mubona ibiganiro byacu. Reka tubashishikarize gukora comment kugira ngo twungurane ibitekerezo. Reka tubashishikarize gukanda kuri like, musharinge n'abandi bose bibagereho. Dufatanye kubaka umupira yaba uwo mu Rwanda, cyane cyane ari wo bikeneweho nk'abanyarwanda. Twese dutahiriza umugozi umwe, dufatanya kubaka umupira w'abanyarwanda. Abanyarwanda byagaragaye ko dukunda umupira, rero dufatanya. Comment yawe irakenewe, sharinga, subscribe ndetse na like. Uyu munsi rero icyo dufite aha ngaha, tugiye kuvugana ku bintu byabaye ejo bundi ubwo umukuru w'igihugu yakiraga ikipe y'Amavubi aho yari kubutse. Mu nama yabagiriye, mu byo yabasabye, ese Amavubi ni iki agiye gukora, ni iki gigiye gukorwa kugira ngo umukuru w'igihugu abe yagaruka ku kibuga, dore ko yababwiye ko ati njye nari naragiye kure y'ikipe y'igihugu kubera ko ibyo nasabaga ko abayobozi cyangwa abakinnyi ntibyakorwaga. Rero tugiye kurebera hamwe icyakorwa, icyo Amavubi cyangwa Ferwafa cyangwa abashinzwe umupira w'amaguru mu Rwanda icyo bagiye gukora mbere y'uko perezida abijeje ubufasha no kubaba hafi. Mr. J, turi kumwe hano. Urabona ibintu bimeze bite mu Mavubi? Niki kigiye gukorwa mbere nyuma yuko bagiranye inama, bagize ibyo bumvikanyeho n'umukuru w'igihugu? Urabibona ute? Yes, TK, nibyo koko. Urakoze cyane. Ku itariki kuri iki cyumweru, ku itariki 7 uku kwezi kwa kabiri, nyakubahwa perezida wa Repubulika ubwo yasuraga abakinnyi aho bari kuri La Paris Hotel i Nyamata. Oya, bamwe ngo bari banatashye, babagaruriye mu nzira, abandi bageze mu rugo bamaze gukaraba no kuruhuka, imodoka igaparika ati mugaruke murakenewe. Mwagiye mutabonanye n'umuntu ukomeye cyane. Abakinnyi byabaye ngombwa ko basubira muri camp aho bari bakambitse muri Hotel Nyandungu, bajya kubonana n'umukuru w'igihugu. Ngayo ngoko rero ubwo umukuru w'igihugu yabonanaga n'aba basore b'ikipe y'igihugu Amavubi, yagize ibyo baganiriza, agira ibyo abasezeranya, ndetse ngira ngo yabemereye n'agashimwe ubwo yavuze ati ubutumwa bwanyu Minisitiri wa Siporo muraza kuvugana. Hanyuma rero nyakubahwa umukuru w'igihugu yakomeje akomoza kuri byinshi, aho yaje gukomeza ku bintu bijyanye n'amarozi no kuraguza, avuga ko ibi bintu by'amarozi no kuraguza ari amanjwe. Akomeza babwira yuko bagomba ibyo bintu ari imitekerereze n'imyumvire idahwitse mu by'ukuri. Ababwira yuko amafaranga n'imbaraga bakoresha mu gukora ibyo bintu babikora kugira ngo babashe gutsinda, nta kintu bibagezaho, ko nubundi bagenda buri gihe bazana excuse. Nuko rero nyakubahwa umukuru w'igihugu akomeza babwira yuko amafaranga bagomba gukoresha muri ibyo bintu, bagomba gutegura amakipe, bagategura n'abakinnyi. Ngira ngo ku ikipe y'igihugu ubundi bijyanye n'amarozi bituruka hasi mu maklabu. Sinzi ni ikintu n'amaklabu akwiye kubyumva neza, ni akwiye kuboneraho ku nama perezida yagiriye ikipe y'Amavubi. Burya amarozi aba yaturutse kuko umukinnyi, amakipe agaragaraho uburozi ni n'amakipe akomeye mu Rwanda, amakipe atanga abakinnyi benshi mu ikipe y'igihugu. Iyo uvuze Rayon Sport, iyo uvuze APR, ni amakipe yakunze kugaragaraho ikibazo cy'amarozi. Twizere ko mu makipe naho bigiye gukemuka. Twizere ko ibintu byo kwiringira amarozi, twizeye ko tutazongera kubona mu kibuga umukinnyi ugiye mu izamu gufata ibintu tutazi, ukabona arirukanse mugenzi we aramwirukankana. Urabizi wigeze kubona Sarupongo? Sarupongo umukino wahuje na Sport na Mukura i Butare, ihuye hariya. Sarupongo byarananiranye, Sarupongo ariruka kuri kintu mu izamu rya Mukura. Icyo gihe umuzamu yari Mazimpaka niwe warindiraga ikipe ya Mukura mbere y'uko Rayon Sport imugura. Mazimpaka aramwirukankanye, urubona ko aragenda arakijugunya. ubona ko bigaragaje isura mbi mu Rwanda nk'abakinnyi kuvuga ati umuntu yiringiye ko kuba ntatsinda hariya hatabyemo ikintu reka tugende tugitaburure undi akavuga ati icyatumaga
nkina neza barakijyanye, cyatumaga ntatsindwa barakijyanye. Bari bakwiye gukora imyitozo, bari bakwiye gufokasinga kuri football kurusha gufokasinga ku marozi. Urumva ibi bintu by'amarozi ngira ngo byica abakinnyi mu mutwe, kuko niba umenyereye yuko hari ugomba gutsinda hari ikindi kintu kigukoresheje, mu by'ukuri ngira ngo uba wamaze gupfa. Kandi ikindi nanone, nyakubahwa umukuru w'igihugu yakomeje ababwira yuko azababa hafi, ngira ngo ni na motivation ikomeye cyane ku ikipe y'igihugu Amavubi. Yabijeje yuko azakomeza kubaba hafi kandi abakomeza kubagira inama. Ikindi kandi yakomojeho ni discipline mu ikipe y'igihugu. Ni discipline mu ikipe y'igihugu, ngira ngo akomeza ababwira yuko muramutse mugize imbaraga mukitwara neza mu minota 90 mukabasha kwitwara neza, ngira ngo abakinnyi niyo discipline yavugaga yaba imbere ngira ngo yari yabonye yenda ibyabaye ku ikarita se yahawe uriya muzamu, uretse ko yavuze ko nawe uriya muzamu asa n'uwarenganye, ariko icyo yashaka kuganishaho hari discipline yo mu kibuga iminota 90 ndetse n'inyuma yacyo akaba yarakomoje ku byabaye ku umutoza Ratomir. Ngira ngo umutoza ufite amateka akomeye. Ngira ngo uriya mutoza mu by'ukuri twebwe icyo twari tuzi cyamujyanye, abanyarwanda icyo twari tuzi cyamujyanye harya yaba inkuru yaje mu itangazamakuru, yaba Ferwafa cyangwa amakuru yacicikanaga aho ngaho, byavugagwa ko uriya mutoza kuko yahise ajya mu ikipe ya Ghana, yari yanayikuyemo Ghana, twayisezereye i Kigali dukomeza muri CAN, kandi yarahabwaga amahirwe. Uriya mutoza rero Ghana yahise yijya muri Ghana, abantu baketse ko baba baramukubiye umushahara hanyuma bigatuma ariko mu by'ukuri ngira ngo uriya mutoza yasezeye umukuru w'igihugu, aramubwira ati ngewe mu by'ukuri ikintu kibashije kuba cyanjyana nuko ndi umutoza umwe ariko abakinnyi 11 bari mu kibuga, nawe buri wese ni umutoza, bishatse kuvuga ngo turi abatoza 12 mu kibuga. Ibyo rero ntago yabivamo, ngira ngo ni ishusho mbi ku bakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi mu bintu bijyanye na discipline no kutumvira no kutubaha umutoza. Twizere ko inama z'umukuru w'igihugu za discipline haba mu kibuga imbere haba no hanze, cyane cyane ko nicyo kintu tutari tukizi ko umutoza yajyanywe icyo kintu na discipline y'abakinnyi. Twebwe twari tuzi ko yajyanywe n'amafaranga menshi baba baramukubiye, ariko mu by'ukuri nuko byagenze. Hari n'ibindi tugenda twumva, twizere ko ibyo bintu bitazongera kwigaruka mu ikipe y'Amavubi. Twizere ko tutazumva abakinnyi ngo barwaniye aha n'aha. Uherutse kumvira inkuru ivuga ko Rwatubyaye na Kimenyi barwaniye umukobwa kuri hoteli. Rwatubyaye na Kimenyi ngo barwanye ngo bapfa umukobwa. Rwatubyaye ni umudefenseur w'ikipe y'igihugu, Kimenyi akaba umuzamu. Ibaze niba washwanye n'umuntu ukina imbere yawe, hanyuma ugashwana n'umuntu uri burinde imipira izayinjira mu izamu. Oya, umwe ni umudefenseur ahagaze imbere y'indi, bose nibo bapanga defense. Ubwo niba mugiranye ikibazo ari buguhagarara imbere, wumva umusaruro uraza kuva he. Rwatubyaye ni nka ministre wa defense muri defense. Urumva gardien nawe abari aho ababwira ati guys mugire gutya. Nawe ni umuyobozi w'ikipe muri make. Urabyumva? None se ubwo urumva niba mwaraye murwaniye umukobwa muri hoteli, niba ari match iri bukinwe ejo cyangwa ejo bundi, mwarangiza mugahurira mu kibuga, urumva muzumvika? Aya ntibishoboka. Urumva ntago bishoboka. Imipira izamunyuraho bajye bavuga turiya ni harinda Imana. Urabyumva? Ikindi kandi umukuru w'igihugu yakomojeho, yavuze yuko abayobozi b'umupira w'amaguru mu Rwanda batagomba kugongana ku bintu bijyanye n'inshingano. Iyo ariko nayo ni discipline mu bayobozi burya. Nibwo yabwiye abakinnyi, ariko n'abayobozi bari bakwiye kumenya inshingano zabo, buri wese akamenya inshingano ze. Urumva? Kandi bakamenya ko ari umupira w'amaguru, ari ukubaka ikipe apana. Burya hari umuntu nka coach, hari igihe bamuha coach umwungiriza ugasanga arimo kumukasa ibyo akora warabikasa, cyangwa se ugasanga ntago bahuza. Ntibahuza nyine, nibyo nkubwira. Urumva akumva aho gufatanya, akumva aho coach yatsindwa. Ubu urumva haba hajemo ikintu bita agapingane. Ni ibintu by'agapingane. Ibyo bintu byaragaragaye cyane mu mupira w'amaguru, cyane muri Ferwafa, mu bakoci ndetse no mu bakinnyi. Ibyo bintu rero nibyo nabyo bijyanye na discipline mu byo yavuzeho. Ikindi kandi yavuze byinshi. Ikindi yavuze mu mupira w'amaguru, yavuze ko ahari ubutumwa yahaye
minisitiri azageza ku bandi bayobozi baba b'amakipe babiki. Twizere ko yamuhaye ubutumwa bavuga ko umupira ugiye kuvugururwa, hagomba kuvugururwa Ferwafa ifite umupira w'u Rwanda ukongera ukaba umwihariko. Turashaka kugaruka mu ikipe ikomeye. Uzi ko twigeze kuba ba 60 ku isi mu mupira w'amaguru muri cya gihe cy'uriya mutoza nyine. ngira ngo umukuru w'igihugu yabasigiye ubutumwa minisitiri, kandi turagira ngo na kiriya kintu cyakomeje kuvugwa TK yuko abakinnyi iyo bagenewe agahimbaza musiki katabageraho nk'uko kagenwe. Nizere ko icyo kintu kitazasubira mu mupira w'igihugu w'amaguru Amavubi. Twizere yuko ibintu byose bigiye kugenda neza. Ni motivation ikomeye cyane umukuru w'igihugu akaba agiye kuba hafi cyane ikipe y'igihugu Amavubi. Yabijeje ko inkunga iyo ariyo yose bazakenera azayitanga, ndetse yaranababwiye yuko aho bazaba bari ahariho hose nabiyambaza azabajya inyuma, azaba abarangaje imbere, akaba tera inkunga mu bitugu. Ngira ngo TK ibyo bintu akomeje kubikomozaho, ni inkunga ikomeye cyane ku ikipe y'igihugu Amavubi, kandi ni motivation. Twizere yuko niki rero tugiye kubona mu Mavubi, niki tugiye kubona muri Ferwafa, nizihe se mpinduka, niyihe message tugiye kubona, ese twitege kubona muri Ferwafa bihindutse. Ariko muri Ferwafa icyo mbona ngiye gikenewe, muri Ferwafa hakeneye umurejanderi, hakenewe abantu b'abarejanderi. Tumaze kugira abantu bitangiye ikipe, bakiniye ikipe, bayikoreye ibintu bikomeye cyane. Abo bantu rero kandi basoma TK, dufite abantu bakiniye ikipe y'igihugu kandi bitwaye neza mu mupira w'amaguru, bakoze ibintu byinshi cyane, bageze kuri byinshi. Abo bantu turabakeneye rero muri abantu bize umupira w'amaguru. Abo bantu birababaje cyane kuba muri Ferwafa nta murejanderi dufitemo. Nta murejanderi waba warakinnye umupira cyangwa se yarabaye umutoza. Yes, iyo ni ikintu kibabaje cyane kandi ni ikintu gitangaje. Iyo urebye nko muri Ghana, nko muri Ghana usanga ba Abedi Pere bari hari mu ntuza mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru. Iyo urebye za Zambia usanga ba Karusha Bwaria. Abo bose n'abarejanderi mu mupira w'amaguru. Dufite abantu hirya no hino bakoze ibintu muri football mu mupira w'amaguru mu Rwanda, ariko birababaje kuba mu buyobozi bwo muri Ferwafa nta muntu no muri. Reka yenda tuzanabivugeho mu bindi biganiro byacu bizaza, turebe abayobozi muri Ferwafa, turebe uburyo abayobozi batorwa. Ese waruzi ukuntu umuyobozi wa Ferwafa? Ibyo byose ntabyo tuzi. Ibyo byose rero kandi hakenewe abatekinisiye, staff technique igomba kuvugurura. Ibyo nabyo tuzabigarukaho ku buryo burambuye. Numva rero twagana ku musozo w'iki kiganiro dukomeza tuvuga tuti nyabuna abayobozi b'umupira w'amaguru mu Rwanda, nyabuna abakinnyi b'umupira w'amaguru mu Rwanda, ntimuzongere gutenguha perezida, ntimuzongere gutenguha abanyarwanda, ku buryo perezida yivugira ubwo ati nkeneye ko najya kubwira abanyarwanda, cyangwa ati ndashaka kubabwira umupira bakawihorera bakirebera uw'abandi. Ngira ngo yigeze no kuvuga ngo ikipe y'Amavubi ngo ni nk'umupira, ngo ni nko kwambara umupira mwiza, ariko urimo ukazajya ugenda ushyiramo yanakomoje aravuga ati njyewe nzabagurira amateleviziyo mujye mwirebera imipira yo hanze. Ndabona wanyu byari bimuteye mujinya, byari bimurenze, kuko abayobozi ntabwo bakora inshingano aba yababwiye. Ariko ngira ngo ubwo yaganiraga n'aba basore kuri iki cyumweru, ngira ngo icyizere cyaragarutse. Ubwo yaganiraga n'aba basore, ngira ngo hari byinshi bigiye gukosoka, hari byinshi bigiye guhinduka. Ngira ngo dusoza ikipe cyangwa se umukinnyi waba utekereza ibintu by'amarozi, shyira imbaraga mu myitozo, shyira imbaraga muri tekinike na tactique, bagire discipline, mwumvikane ibintu by'amatiku, ibintu byo hirya no hino byo ibintu bifite imyumvire idahwitse. Ibyo byose nibijye ku ruhande, murebe yuko umupira w'amaguru mu Rwanda udakomera kandi bikajya ku murongo, aho kugira ngo ujye kwiringira amarozi. Kuko ngira ngo byavuzwe imyaka myinshi, byakozwe iminsi myinshi, ariko TK ngira ngo nta kintu kigaragara ubona byagiye bigeza ku babikora cyangwa se ku babigiyemo. Ni ibintu biri aho ngaho biza bigahahesha ishusho mbi ababikora, gusa nta mumaro wabyo. Reka dusoreza aha ngaha rero tubararakira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Turaza kubaha prediction,
tubararikira gukurikira ama prediction yacu. Uyu munsi hari imipira, hari za FA Cup, hari za Copa del Rey muri Espagne, hari ibikombe biri bukinirwa ahantu hatandukanye. Ubwo rero mbararikira gukurikira rero za prediction zacu, mugashobora kujya ku aho mu bettingira mukigurira amakipe mwibonera amafaranga. Naravuze ati abantu muri iki gihe abanyeshuri bashaka gusubira ku mashuri, abasore benshi nta nkwano bafite, abantu benshi abakeneye kwinywera ku gacupa, abakeneye kugura intebe zo mu nzu, kugura ibikoresho ibyo ari byo byose. Aho ngaho uragenda ukigura amakipe 5 ukishyiriraho ugaterekaho ubundi bakagukubira. Mbibutsa ko mugomba gukora subscribe, mugasharinga kandi mugakanda n'akazogera, ndetse mukaduha na comment kugira ngo twungurane ibitekerezo, ibiganiro byacu bikazajya bibagereraho ku gihe. Murakoze.